Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bumwe mu bwoko bwa resistance tugira muri electronique. Mbere na mbere turabanza tumenye ubwoko bwa resistance tugira n'ubuhe. Ese resistance tuvuga ni iki? Idufasha iki? Ikorite muri circuit electronique. Mu by'ukuri dufite amoko menshi ndetse agiye atandukanye ya resistance. Hariyo twita heater resistor. Benshi tugize mu rurimi rw'igifaransa ariyo dukunze kwita resistance chauffante. Indi yitwa cold resistor cyangwa se resistance froide mu rurimi rw'igifaransa. Indi yiswe film resistor, tukagira na wire wound resistor ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero nashatse ko twibanda cyane kuri resistance chauffante. Tukamenya ngo resistance chauffante ese ni iki, ikorite, ikoreshwa ryari, ese ipfa gute, dukemura gute se uburwayi bwayo. Mbere na mbere katubanza tumenye ngo resistance chauffante ni iki. Resistance chauffante ni pièce cyangwa se n'urutsinga ruba ruzinze mu buryo ki ruri bwakiremo umuriro noneho rukabona gukora ubushyuhe. Bigenda bite rero? Urwo rutsinga rukozwe muri aluminium alloy wire, iyo uruzinze inshuro nyinshi ukaruzingazinga rukavamo icyo twise number of turns. Izi number of turns zikora iki rero kuri resistance chauffante? Uburyo kibizinzemo nuko ifata current cyangwa se ingufu za muriro ikazigabanya ikazishyira ku kigero cyo hasi cyane, noneho volte zikazamuka cyangwa se volte zigasigara zonyine zirimo zirisirikira muri urwo rutsinga. Noneho izo volte zasigaye ziri gusirikira muri urwo rutsinga nizo zita zikora ubushyuhe. Ibyo bisobanuye ko uko wongera inshuro iyo resistance chauffante yawe izinze ni nako uba uri kugabanya ingano y'ubushyuhe bugomba gusohoka. Iyi resistance chauffante se ikoreshwa he? Ese ikoreshwa ryari? Iyi resistance chauffante ishobora gukoreshwa muri bimwe mu bikoresho dukenera mu ngo zacu nk'agakoresho kazwi ku izina rya room heater. Iyi resistance chauffante kandi twayisanga mu mapasi, keto ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byagenewe gutanga ubushyuhe mu gihe runaka cyangwa se igihe dukeneye ikintu runaka ariko dukoresheje ubushyuhe. Nyuma yo kureba ikoreshwa rero reka turebere hamwe rero iyi resistance chauffante ishobora gupfa ryari, byagenze gute, ese nyuma yo gupfa niki cyatwereka ko resistance chauffante yacu yahiye. Mbere na mbere ikintu kizakwereka ko resistance chauffante yahiye nuko izaba yatandukanye, mbega nta ohme zirimo cyangwa se ibipimo bya resistance. Nuyireba uzasanga yanacitse bigaragarira amaso. Ese iyo byagaragaye ko resistance chauffante yacu ifite ikibazo, dukemura gute ubwo burwayi bwayo? Inzira nta yindi ndetse inahamye nuko ufata resistance yangiritse ukayikuramo ukayiraplasa n'indi nzima ndetse wapimye wizeye neza.
bakunzi b'imfashanyigisho zacu rero, ndizera yuko hari icyo mutoye muri iyi mfashanyigisho. Reka dusubire ubutaha kuri video yacu izakurikira, aho tuzaba tureba ubundi bwoko bwa resistance. Naho ubutaha. Kano kanya ukurikiye BTN TV nta nubwo bikubujije kuba ufite smartphone mu ntoki zawe. Nutayifite yayicomitse ku ruhande ku buryo buri muntu ari kujya kureba aho umuriro ugeze, ariko icy'ingenzi ntabwo ari ukureba umuriro, ahubwo ni ukureba ifoto ya postinze. Yabimaze kugira abantu bangahe bamaze kuyireba, bamaze kuyikunda, yewe no kureba ibitekerezo bamaze kuyuherizaho, bakubaza aho wayifotoreje, aho waruri, ari yewe n'ibindi bibazo bitandukanye. Kuri iyi foto bamaze gushyira ku rukuta rutandukanye ukunda gucishaho amafoto yawe. Zimwe mu nshuti zawe muri kuganira, muri kwibaza igihe muzasohokera mukajya mu birori bitandukanye hirya no hino. Muzafata amafoto, yewe uri gutekereza ukuntu uzambara kugira ngo amafoto uzifotoza icyo gihe azaba ari meza, abazayakurikira bazayakunde, bakubaza aho wayifotoreje, bakubwire yuko ibihe bishobora kuba bikumereye neza, bagende ku mafoto nyine uzaba wabasangije kuri izi nkuta zawe ukoresha mu bihe bitandukanye. Nta nubwo utinye kubwira inshuti zawe yuko wageze ku rwego rwiza kubera yuko usigaye ushyira ifoto yawe kuri stati, yaba ya WhatsApp cyangwa se ku zindi nkuta ukoresha, igakundwa n'abantu benshi, yewe bakaguha n'ibitekerezo byinshi bakubwira yuko ifoto yawe imeze neza. Ariko nta munsi n'umwe ujya utekereza yuko iyi foto kugira ngo ugere kuri uru rukuta bigusaba megabyte kandi baguze amafaranga atari makeya. Hari nubwo wigomwa bimwe mu byo wakagombye kugura by'ingenzi kugira ngo ubashe kubona internet cyangwa se ubashe kubona megabyte nyine zo gutambutsa no mafoto. Gusa ibi biratangaje kubera yuko nta niri nari muri igihe utekereza kuko ifoto yawe wayishyizeho igakundwa n'abantu benshi bagatanga ibitekerezo byinshi, ariko ntihagire umuntu n'umwe ukwishyura, ntihagire umuntu n'umwe ukubwira yuko ejo uzashyiraho ifoto ye cyangwa igicuruzwa cye ubundi akaguha amafaranga. Ntekereza yuko amaze kugera kuri uru rwego mu Rwanda ari bake cyane. Ubwo ndavuga bakurikirwa n'imbaga nyinshi ku nkuta zabo zaba Instagram ndetse n'izindi nkuta dukunda gukoresha dutangaza amafoto yacu, amavideo ndetse n'ibindi bitandukanye. Urumva bishimishije gusa kuko ufite abantu benshi bagukurikira, yewe hari n'abadatinya kugura aba followers cyangwa se bagomba kubakurikira kuri zino mbuga zabo kugira ngo mu gihe bazaba bari kuganira n'inshuti zabo bazababwire yuko bafite umubare munini w'abantu babakurikira, bakunda gukunda ibyo bakoze ndetse bakanatanga ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aka kanya turi kuvugana ku rukuta rwa Instagram, umuntu ukurikiwe n'abantu benshi ni Cristiano Ronaldo. Yamaze kurenza miliyoni 400 z'abagomba kumukurikira bakunda ibikorwa bye. Kugira ngo ucishe ikintu kuri urukuta rwa Cristiano Ronaldo, cyaba igicuruzwa, ifoto wifuje yuko akumenyekanishiriza cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigomba gutambuka kuri no rukuta, nuko umwishyura kayabo kakanya ushobora gutekereza ukumva hari nta na rimwe wenda uzingira utunga aya mafaranga. Nyamara ni mu gihe wowe nyine bitandukanye cyane, ubonye n'uwo wishyura kugira ngo ifoto yawe ishyireho iribwe n'abantu benshi. Ndabizi yuko wabikora utanagamije kuvuga ngo ejo nawe izazamuke nyine nawe batangire kukwishyura. Nikiza ko kano kanya ari ugiye kubitekerezaho. Dukunda kureba ikizwe nka firme hirya no hino bavuga yuko zashowe mwaka yabo kama miliyardi y'amadolari kugira ngo zinjirize bene zo nyine cyangwa se zigarura amafaranga abayashowe muri zino firme. Bisa nkaho bikigoye mu gihugu cyacu dore yuko imbuga zo gucururizaho zino firme bigoye. Zimwe mu zo dukunze kubona ziraca ku murongo nsakaza amashusho YouTube, niho dukunda kuzisanga. Gusa ariko kandi bazakubwira yuko yitwa filime nyine itakabaye ica ku murongo wa YouTube. Ni byinshi bitandukanye bikunda kuvugwa hirya no hino. Gusa kano kanya tumaze kwinjira mu isi iterambere, kano kanya igihugu gifite internet ku buryo buzamutse cyane. Nikiza ko ari igihe cyiza cyo kugira ngo utekereze ni gute nakoresha ikoranabuhanga murandasi ikaba uburyo bwiza bwo gutangira kwinjiza amafaranga. Abamaze kumenya ibingibi ntekereza yuko amakonti yanyu hari ukuntu atangiye guhinduka bitewe nuko umaze gusobanukirwa ndetse no kumenya ko ugomba kubyaza umusaruro murandasi, bitari ukujyaho gusa ngo ugaragarize abantu yuko wagiye ku Gisenyi, wagiye mu birunga cyangwa se uri ku Kibuye ku mazi, gusangiza abandi bantu ibihe byawe uko bimeze neza nyamara umufuka wawe nta kigenda. Nyuma yo gutekereza ibingibi ni ibintu byansabye guhita nshaka inzobere yabyigiye ikabibonamo impamyabushobozi, yewe kandi kabinabikora nk'impano. Ibi byose bamara kubihuza akavamo umuntu nyine ushobora kugusobanurira ifatise kandi byumvikana. Ukuba dukoresha imbuga nkoranyambaga dufite internet yihuta niba ubwabyo bishobora kutwinjiriza amafaranga. Ibi ngibi byose ntabwo ushobora kubikora udafite igikoresho cy'ikoranabuhanga. Niba wifuza kugura mudasobwa iyo ari yo yose, iyo ushaka gukoresha akazi kose, nta handi ushobora kuyikura uretse muri Eric Tech. Muri Eric Tech ni hahandi ushobora kwinjira ushaka kugura mudasobwa yo gukoresha mu biro byawe, yaba iyo mu bwoko bwa laptop, desktop cyangwa se ushaka kugura mashine nyine iri ku rwego ruri hejuru ku bijyanye no gutunganya video. Ibi ngibi twavugaga haruguru nyine, cyangwa se bijyanye no gukora amafoto ndetse n'izindi serivisi zarizo zose zitangwa na mudasobwa no kujya muri Eric Tech. Kandi ndakubwira yuko ku bihumbi byawe 120 ushobora kubyinjirana muri Eric Tech ubundi ugacyura mudasobwa kandi wishimiye. Ni ibintu bitigeze biba handi hariho hose muri kino gihugu kuko ubona mudasobwa ihendutse gutya kandi ishobora kugukorera akazi kawe ka buri munsi. Niba ushaka kwihahira nawe, Eric Tech bakorera Kimisagara ku muhanda wa kaburimbo, ni hagati y'isoko ndetse n'ahazwi nko kuri station ya SP. Gusa ariko kandi ntabwo ari ahangaha gusa kubera yuko Eric Tech bakorera no mu mujyi ahahuza ibiro bya MTN Service Center. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo nawe winjire muri Eric Tech wikuririmo mudasobwa wifuza kandi ku giciro kikunogeye. Ushobora no kubahamagara kuri 0783 332 52
ubundi ugahaha uko wifuza. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Murakoze, nitwa Ishimwe Theodore. Ubusanzwe nkora umwuga wa sinema, akaba ari byo nkunda gukora cyane kandi akaba nabyo nize muri rusange. Nibyo muri rusange. Umuntu akubwiye tugiye kwivuga ku buryo tutiriwe tugusaba inyandiko, CV yawe turahita tuyibona, tukamenya icyiciro tugukarasamo cyangwa tugushyiramo cyangwa tukavuga turashaka kohereza mu byo gufasha bari abantu. Urumva wakisobanura gute, wakivuga gute muri rusange? Well, nakivuga nk'umuntu ukora amafirme muri rusange. So kuva kera nyiri umwana n'ibyo bintu nakoraga, ndetse nabyo nize. Maze kurangiza kaminuza yo mu byo gukora amafirme, nabashije gukora ahantu hatandukanye, ngisha mu kaminuza atandukanye, ariko biza kurangira mbashije gukora nanjye ishuri ryanjye yigisha sinema muri rusange. KFTV, Kigali Film and Television Production, niba mbivuze neza. Kigali Film and Television School. School, okay. Ndahazi mfite amakuru ni hamwe mu bantu hagaragara abajeni benshi ndetse bagiye bacamo nyuma bakaba bari kugerageza kugenda bagira uko abibeshaho. Ntekereza ko buriya yo umujene abayeho neza cyangwa se hari uburyo yibeshejeho muri rusange n'igihugu kiba cyabayeho. Turazi kuganira ku bintu bitandukanye, reka duhere ku cyo twakita, waravuze ati nize ibijyanye naho gukora filime, ubwo ni muri industry ya cinema n'ubundi, ariko turaza no kugenda tureberaho udushya. Akenshi kanukanye uvuze ko hari umuntu ushobora kuba akora filime, duhita twumva ko turi kubezinga kuzo twabonye hanze, uko hanze bakina filime, uko bandika script cyangwa uko bakora script. Tubanze duhere ku gice cya filime. Sinema nyarwanda bimeze bite? Ni ibintu umuntu yavuga ko ari akazi, kuko ni ibintu umuntu yavuga ko ari uruganda rutunze abantu umuntu agereranyije nuko tubibona hanze. Twabanje kureba izo muri Nigeria, izo muri Tanzania ziraza, ariko nkurikije ku ma platforms izi filime zitambukaho, ntekereza ko byatangiye kugabanuka. Uruganda rwa sinema nyarwanda umuntu agiye kwivuga nko kubisobanura mu buryo bw'akazi, umuntu yaruvuga ate ruhagaze rute? Murakoze cyane. Bombaje n'ikibazo cyiza kijyanye actually n'ibyo nkora, kuko uretse no kuba wenda narakoze ishuri rya sinema, mba no muri federation ya sinema, ni vice president wayo. So urumva amakuru ajyanye na sinema muri rusange nsa nk'uyafiteho amakuru menshi. So icyo navuga nuko muri filime mu Rwanda nabiklasa mu buryo bubiri. Hari muri iyi myaka 5 ishize cyangwa se wenda mvuge 10 noneho na mbere yaho. Muri rusange buriya filime icyo navuga mu Rwanda urebye ni umwuga watunga umuntu, ni umwuga, ni career umuntu akora, ndetse no mu Rwanda no ku isi yose ni career, nimwe muri industry zifite amafaranga menshi cyane urebye, kuko urebye nko hanze mu bihugu byateye imbere ni kimwe mu bintu byinjiriza igihugu imisoro myinshi cyane. So nko mu bihugu wenda byateye imbere usanga muri za Hollywood, za Bollywood ari nk'iya gatatu winjiriza igihugu amafaranga menshi cyane. So tubihuje no mu Rwanda rero, mu Rwanda sinema yacu iracyari ntoya cyane. Urumva handi bafite sinema zimaze imyaka 100, 200, 300 bateye imbere. Twe sinema yo mu Rwanda nibwo igitangira turacyarimo kuyubaka. Navuga ko dufite nk'imyaka itarenze 20, ariko noneho nkavuga ati wenda iya nyayo neza ni nk'imyaka 10. Vuga ngo gwena nko muri za 2010 kuzamura no sinema yo mu Rwanda abonye ko yatangiye kugenda itera imbere, abantu bayizamo, tubona amafilime hanze muri rusange. So sinema yacu iracyari kwiyubaka, irimo irakura cyane, kuko ngende ibyo wenda nk'umuvuduko ifite mu myaka 5 ishize bitandukanye na mbere. Urabona ko amafilime meza ari hari, abantu barakina, abantu barimo baritabira gukora amafilme, abashoramari barimo barumva ko gushora imari muri filme ari ikintu gishobora kunguka kikabatunga. So wowe navuga ko mu myaka 5 birimo byarihuse cyane, ndetse no mu myaka 5 iri imbere hari ahantu sinema yo mu Rwanda izayivuye n'ahantu izabigeze muri rusange. Mbere yo kuri buze kwinjira muri process cyangwa se kugira ngo icyo twakita nka filime kijye ku isoko cyangwa kuri platforms cyangwa se ku ma TVs tugomba kuzikurikiraho, wenda mbere yo kuri buze kureba inzira bicamo kugira ngo filime nziza koko yitwa filime tuyirebe, hari kugira ngo ntaza kubyibagirwa, nagira mbanze nkubaze kubijyanye na quality ya movies cyangwa se filime, sinzi bishobora kuba byitwa kimwe, sinzi zijya hanze. Actually hari abajene benshi usanga barize kamera, nabyo turi buze no kubikomozaho, ariko agahita yumva ko nabona abakobwa n'abasore wenda bagaragara banywa ibiyobyabwenge, abandi bari mu bikorwa by'urukozasoni, bakemera ko abafilima bashobora kubyita filime. Twaranabibonye iminsi yashize kuri platforms zitandukanye, ndetse hari n'ibyo rwose ikibazo nyemeranye kubaza, hari n'ibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwinjiyemo, baruvuga turashaka abantu bakina bino bintu byitwa filime muri ubu buryo. Aricyo nshaka ko turi buhite duhuza n'aba bantu hanze baravuze ati uruganda rwabo hari aho rwageze, ziri kwinjiza amafaranga.
mu bushakashatsi butagiye kure cyane nigeze gusoma biriya bihugu akenshi bakina filime kugira ngo baba bafite na gahunda yo kwamamaza umuco wabo. Uzasanga nk'abashinwa akenshi bazikina mu rurimi rwabo banagaragaza ibikorwa by'iwabo. Uzasanga harimo imikino njyarugamba. Muri Amerika ugiye usanga barimo kugaragaza ko bafite ikoranabuhanga n'igisirikare kiri hejuru. Mbese hari ukuntu batinda cyane nko ku muco. Wenda bari buze umuntu ashobora kumva mbajije gutya akavuga ati kuki wirenganyije za mbuga tubonaho zicaho za filime z'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo. Byo usanga biri ku gice cyabo, ariko icyitwa filime kigagaragaramo cyane kwibanda ku muco, kumenyekanisha umuco, gukina ibibere wabo. Hanyuma nk'uruganda rwacu wibona ute nk'umuntu birimo bifitemo ubunararibonye kukuba hari umuntu ubyuka akakanya yabona abasha gufilima ishusho rimeze uko ryimereye akaryita filime ry'abantu bari gukora ibindi bintu ubona bidafite aho bihuriye n'umuco, twanakita nk'inyandagazi, ntacyo mubona byica uragisubiriza rimwe, ntacyo mubona biri gutuma bizitira nka sinema nyarwanda muri rusange. Urakoze. Buriya kugira ngo filime igire karite harimo ibintu byinshi cyane. Ntago turi birebere gusa kuba umuntu wenda yabyutse agatera kamera akagenda agafilima kumva ko ari butware ari buzane karite nziza. Buriya kugira ngo ugire filime nziza bisaba d'abord ko ufite ubuhanga mu kubikora. Bisaba ngo ube warabyize, ube ubyumva neza, ubuze ibintu ugiye gukora. Ikindi cya kabiri tutakirengagiza hagomba kuzamo na budget. Buriya nge ninjya kuvuga kuri karite ya sinema muri rusange mu Rwanda nabifata mu bice bibiri. Harimo kuba ari sector ikiri kwidevelopa cyane, abantu benshi barimo barayijyamo ari benshi cyane, ariko harimo n'abantu bari kwijyamo benshi cyane badafite ubumenyi. Ibyo rero nibyo bintu bya mbere bya affecta karite yacu ya sinema yo mu Rwanda. Ikindi cya kabiri n'ubushobozi. Nubwo wenda abantu bari benshi bari kubijyamo, ariko hari abantu benshi cyangwa se batari abashoramari benshi ntabwo ari bumva ko sinema ushobora kwishoramo amafaranga menshi kakubyarira inyungu. Bivuze ngo abajyamo n'ubundi bashoramo amafaranga adahagije, kuko bijya kugira filime irahenda. Kugira ngo uzajye gufata ibikoresho, ufata abakinnyi, ufate location, ufate iki, uhuze bya bintu byose ukore filime nzima bisaba budget nini cyane. Bivuze ngo rero nanone ikibazo cya budget muri rusange cyari affecting abantu bakora sinema mu Rwanda. Ariko no tugiye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo kubihuza n'umuco, nge ndabona wenda ko abantu bashobora bakora filime zikaza zitameze neza cyangwa se wenda zirimo ibintu bidahuye n'umuco. Icyambere nabirebera muri ubwo nkuko badafite ubumenyi. No kuvuga ngo umuntu arabyuka kumva ati nge ndabyutse uyu munsi wenda se nabashe kugura kamera ari ngiye gukora. Ugasanga wenda agiye gukora filime ntazi ngo wenda se d'abord ntazi umuco, ntazi se niba ikindi bwerekane niba ikindi ntari bwerekane. Niho usanga agiye kwerekana ibintu bikoze isoni muri filime cyangwa se agiye kwerekana ibintu bitari ngombwa yagunje kwayerekana kubera iki ntabwo yabashije gufata umwanya avuga ati reka ngiye basi nige muri ubushakashatsi ese mu muco ni gute ndafata sinema yanjye nkabihuza n'umuco, ese ni ibiki bikenewe hanze. Noneho ugasanga muri rusange we donc n'ubumenyi muri rusange barimita muri rusange niho nabona harimo ikibazo kinini cyane. Donc ubumenyi nibwo butuma abantu basha gukora ibintu bitari byiza cyane cyane binafekta n'umuco muri rusange. Ego ku miterere imbere rero y'uruganda cyangwa se kuvuga ati byakabaye byiza bamugane tubona sinema zacu nkuko filime zacu nkuko twarebaga Inaija, abanzi nibo numvise bakunda kubivuga gutyo, cyangwa se filime zo muri Nigeria ndetse no muri Tanzania. Niho nibanzeho kubera koko nizo nabonye zakunze gusa nizi trending cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nabo ntekereza ko ari umwanya mwiza wo kuba niba uruganda rwacu ruri gukora bakabaye bareba nizacu. Mukaba mubona nk'umuntu birimo uri no muri federasiyo, hari cyaba kiri gukorwa se cyangwa se murabireka bari abananirwa bakavamo, cyangwa se hari n'abavuga ati mureka abana biri gutanga amafaranga, yaba hari umukobwa wemera kwicara akavuga ibyo yiboneye kandi bakanandikaho ngo filime kugira ngo na YouTube ubwawe, kuko YouTube ubwawe ni platform wenda itakira ibintu byose, ariko kuko winjiyeho ukayereka ko ari filime nyine uyihaye akabwikure kuko bipublishinga. Hari icyaba kiri gukorwa nko mu bijyanye wenda n'amahugurwa cyangwa se nko gukebura, reka nabyo mbivuge mu buryo mwe cyangwa ubundi byaba bihagaze bitego. Okay, mbona bivuga ku mpande eshatu. Kuri side ya federation muri rusange ho n'ubuzima bwa buri munsi. Nuvuga ngo nibyo duhoramo buri munsi, duhora duhugura abantu, duhora duhuriza abantu hamwe tukabahugura tukabwira ati filime ni gutya bikora, filime ni ibingi ugomba gushyiramo, ibingi bintu bitagomba gushyiramo muri rusange. Donc as nka federation ko turi umbrella y'abantu bakora filime mu gihugu hose. Nuvuga ngo icyo dukora abantu bose tubashe kutugana tubaha amahugurwa tukababwira uti gutya niko filime ikwiye kugenda. Amahugurwa tubaha ari technique ariko sajyanye no mu buzima busanzwe no mu muco no kubereka wa muco tukabwira ati
niba ugiye gukora filime nyabuna ibi nibyo ugomba gushyiramo ibi nibyo utagomba gushyiramo kugira ngo twevite abantu baza bashyiramo ibintu bidonko byangiriza umuco muri rusange vuga ngo nicyo kintu dukora kuri rusange hanyuma ibindi kuri side wenda y'abantu nkatwe dufite amashuri urumva ko amashuri wenda akora sinema muri rusange urabona ko atangiye kwiyongera mu gihugu urumva wenda nka mbere nta mashuri yari ahari n'ahari wenda se adafite ubushobozi buhagije cyane ku buryo wenda abasha kwekipa umuntu ariko ndabona ko apa no kuri leta nayo yashyizemo imbaraga urasanga wenda nk'ama IPRCs bashyizemo amadepartement y'amafilme amashuri yigenga natwe hano twashyizemo imbaraga ugasanga n'ubundi birimo birakontribuwa ko nibura abantu barimo barasohoka muri iki gihe barimo barakora ibitandukanye n'ibyakera muri rusange ukabona ko ikintu kijyanye na karita kirimo kiragenda kiyongera muri rusange hanyuma n'abantu ku giti cyabo nanone ko iminsi igenda ihinduka niko imyumvire igenda ihinduka nanone so uko abantu bagenda batera imbere imyumvire itera imbere ku buryo usanga nanone donc karite bakoraga mbere igenda ihinduka tunababwira ko buri gihugu kiba gifite umuco wacyo ntabwo wenda niba muri Amerika bakoze filime wenda barimo bakerekana amashusho uko zasoni ko natwe tugomba kubikora uriya ni umuco wabo bateye imbere kera babikoze kera ariko twebwe nanone tugomba kubijyana n'umuco ujya n'umuco nawe urakura ni ukuvuga ngo uko ibihe bigenda bihinduka umuco nawe ugenda wevurwa muri rusange so nkavuga ko rero tugenda kutubihuza byose tukagerageza cyane cyane gushyira imbaraga mu kwigisha kugira ngo bujya iyo umuntu yizera anyuze mu ishuri yarabashe kubyiga ku buryo bw'umwuga ntabwo akora ibyo biboneye bose so navuga ko wenda sinema nko mu myaka 5 twari dufite yararimo abantu babikora nka passion babikunze ariko nta bumenyi bafite abo nabo icyo tugenda dukora turagenda tukabasanga tukababwira ati muze tubahugure tukabahugura none ugasanga akakubwira ati ngiye uko nabikoraga mbe nariyeranjaga none maze kubona ko nyuma y'amahugurwa hari ibintu nakoraga ngiye guhindura ugasanga rero donc hagenda habaho kugenda twongera karite of course no urugendo rw'igihe kirekire ntago ari urugendo rw'umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 ni ibintu bigomba gufata igihe kirekire nanone kandi bitwara na budget so tugenda tubalance byose tukavuga tuti nibura reka twigishe mu myaka 5 mu myaka 10 hazahamaze kuboneka change na ya karite dushaka iboneka urabona ko n'urugero wenda mu mafilme ka dufite mu gihugu hari amafilme menshi agenda amaze gutwara amaward hanze ku buryo international yakorewe hano mu Rwanda urabona ko harimo improvement byanga bikunze kuva mu myaka 10 ishize ni yingiye tukaba tubona naho twerekeza mu myaka 5 iri imbere hazaba harimo change nini cyane muri rusange ndimo nibaza kugira ngo tukavireho rimwe ku bijyanye no kumenya filime tugomba gushyira kuri platforms zigomba gucaho filime zigomba kwandikwa no gukinwa ndetse zikaba published zikajya nyine mu maso y'abantu mu bushakashatsi budagiye kure cyane wenda ndi umwe abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'aba muri society nganira n'abajene n'abakuze mu buryo mu cyangwa bonde hari abibaza bati iyo umuntu akoze filime reka mbivuge muri ya mvugo ivugwa y'igishego igaragara nk'igishego igaragara mu tuntu ibintu biri sexual n'ibindi nk'ibyo ubona bisa n'ibitandukiriye n'umuco tuzwiho ku banyarwanda tuzi ko hari abakobwa bagiye bajya muri Miss Rwanda mu event hanze bakanga kugaragaza ubwambure ugasanga n'umwe mu bakobwa wenda nyuma tukamublaminga ati kuko umuco wakuze ari mu kurushanwa yakabaye nawe ubwambure yabureka bukajya hanze ariko akavuga ati nzi neza ko zimwe mu ndangagaciro nanapfira ntaho umunyarwanda kazigira agaragaza ubwambure nubwo umucukuru tutari bubyirengagize abandi rero baravuga ati ibi bintu bisa n'irukoza soni hari ukuntu ari byo bicuruza mu buryo mwe cyangwa ubundi ugasanga abantu benshi nibo mpamvu bakoze igisa n'igishego nk'umwe mu bakoresha nk'umwe mu bafite ubunararibonye ese koko twavuga ko ari cyo kintu gikurura public mu bushakashatsi navuze ati butagiye kure cyane wenda umuntu aba yagatherinze information kuri hano kuri tele kubwo ni kubagenerwa bikorwa kubazikurikira n'iki cyaba kishe inyuma kuko bizo filime zisa n'izirimo urukoza soni arizo zishobora kuba zimira kuko ntekeza ko bazikora bacururiza kuri platform ama YouTube n'amasinzi n'ibari n'izindi kuki ari byo usanga bikurura nka public cyane bikaba byaba umuvuno mwiza wo kureka zazindi ziri bwigisha umuco ziri bugaragaza ubwiza bw'u Rwanda n'abakobwa b'u Rwanda cyangwa ababyeyi bateza urwo n'ibindi nk'ibyo mu mboni yawe bibona ute njye ntabwo nemera ko filime zibishaka arizo zicuruza impamvu nuko wenda bamwe arizo babasha kubona hafi ariko njye burangiye no kura mu buryo wenda bwa filime njye ntabwo nemera ko hari umuntu mu filmmaker ushobora gukora filime arimo aratagetinga YouTube YouTube akenshi abantu nabonye baragiyeho muri iyi minsi as part yo kwishakira amaramuko binavuze ngo na filime bashyire kuri YouTube kubera ko ntago zibasha kuba regulated ukuntu niho usanga hanini
haturukamo ko umuntu abyuka agahita akora ibyo yishakiye bitewe mu myumvire ye wenda no kuba nyine nta bumenyi bwinshi afite agahita akora ibyo abonye agahita ashyiraho ariko ngikarasa nko kuba babikora bishakira amaramuko ariko bakabikora nabi nabwo kuko hari ukundi kuntu wabikora ugashyiramo ubuhanga ukabikora neza ntibiteze ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero mpamya ko biriya bintu ababikora babikora donc kubera ubumenyi buke. Numva ahubwo wenda nk'ikintu cyakabayeho wenda cy'ingenzi ari nacyo tutakomeza gukora nuko hakabayeho nk'ubukangurambaga bwinshi cyane ndetse hakabaho no kwigisha cyane kugira ngo abantu bumve ibyo bagomba gukora kubera ko YouTube ubundi muri channel zisanzwe nta mufilme kuri serie ku isi ukorera YouTube ni bake cyane. Ubundi YouTube filime zijyaho either ni filime zavuye mu festival zavuye mu theater zataye rero gusanga zimaze nk'imyaka 50 zivuye ku isoko wenda umuntu akavuga toke filime yanjye yakoreye nakoze amafaranga reka nyijyane reka mfe kwishyiraho abantu birebere zirahari nziza ushobora kubona kuri YouTube. Ariko ubundi filime nzima zino zisanzwe umuntu akora filime ubundi gaca muri festival abantu bakayira mu festival yavaho akayicuruza wenda se mu platform atandukanye yacuruza online yavaho akazicuruza wenda se wenda n'ama DVD no karema aragenda fezinga witare ko araho bakiyagira akazicuruza byarangira yakomeza muri sako yo kugeneratinga income. Rero ntago numva ko YouTube ubundi kwera ko wenda yemera ibintu byose ushizeho novanga abantu nyine baravuga bati YouTube nshobora gushyiraho kamera ibingibi nkapfa gushyiraho nkabona amafaranga ugasanga abantu bose babyishoramo bagiye kubikora bakabyita filime ariko atari filime zera ntago ari filime ubundi kuko ntago mpamya ko bura ugiye kwandereza ngo rere critère cyangwa se za qualité ya filime umuntu agomba filime igomba kuba yujuje arizo bashyize muri YouTube. So YouTube babafata nyine narangema bakora bakabyita filime ariko ntago nyine navuga ngo ni filime. Niyo mpamvu nko kuri side wenda yacu nka federation duhora tubakangurira buri munsi kugira ngo babireke ariko tukanabigisha ariko nanone hakabasaba na effort ya leta yuko nayishyiramo imbaraga yo kongera ubukangurambaga bwo kuvuga muti abantu mu baba YouTubers mukora kuri YouTube ni byiza kubera ko gukora kuri YouTube ugashyira kuri YouTube si bibi ni byiza kubera ko bituma abantu babasha kubona amafaranga ariko ibyo bashyiraho nibyo bagomba gukontrola bakamenya ngo ese nubwo ndi gushaka amafaranga ariko se ndakora ibiki bitavangira umuco ndakora ibiki bigomba gutuma audience ibyakira neza sibyo. So of course kwisi nubwo wenda twavuga ngo bira ibintu by'ibishego biracuruza ahantu henshi of course biracuruza ariko ntabwo numva ko umuntu agomba kujya kubishakiramo amafaranga kugira ngo donc abasha kubona mindonko cyane muri rusange donc usanga byangiriza umuco kandi ugasanga nanone nta karite irimo nabwo biri professionnel ongeraho na sustainability yabyo kuri exactly none ugasanga n'abantu babikora nabo ntago bari professionnel bakenshi wenda bamwe kwa kundi tuba dukora ubukangurambaga tuba duhura nabo tukavuga ati murebe ibintu mwakoze muri filime ntibibaho iyo umaze kwimubwira nyuma bamaze kumwereka ibyo yakoze nuko yagombye kubikora neza arakubwira ati okay nabibonye ntabwo nzongera agaheraho kagenda umwere kuko yakagombye kugenda akora neza ariko of course nibwo bukangurambaga bugomba guhoraho bw'igihe kirekire kugira ngo tuhindure iyo myumvire ariko nawe nyine bumve ko hagomba donc bagomba guhinduka ariko ikintu nanone kibitera of course muri cinema nanone ntabwo harazamo donc ya mafaranga menshi nko mu zindi industry nabyo wenda bitwa affecta cyane uretse nka film industry yo mu Rwanda iracyari young nta investment bari bazamo navuga ko wenda nacyo kintu cya affecting wenda abantu bakora cinema kenshi wenda usanga nta namasoko yo gucuruza wenda n'urugero nko hanze umuntu arakora film akavuga ati ngiye film ngiye gukora ndijyana kuri Netflix ndijyana kuri Amazon Prime ndijyana muri theater runaka baranyishyura yangaye ugasanga wenda mu Rwanda wenda nk'ayo facilities y'ama theater ntayahari ugasanga wenda ama platform wenda acuruza nayo ntagaraba menshi bigasanga none harazamo cya kintu cyo kuvuga ngo isoko mfite ni YouTube ugasanga nawe wenda kubera kari gukora YouTube ntagabashije gukora karite ikenewe nicyo kintu cya affecta karite muri rusange bimva ro ko wenda nko kuri side imwe wenda ni n'ibintu na leta yatekereje ndamutse itekereje uburyo yakurura abashoramari baza gukinvesta muri film ku buryo muri film habonekamo amafaranga yaba ari na sector imwe yafasha kuzamura ubukungu bw'igihugu ariko ikaba n'ikintu kimwe gituma babantu bakora karite yo hasi cyangwa bakora ibintu bibi babihindura muri rusange
kubera ko impamvu aravuga ati niba ngiye gukora filime ndayijyana kuri YouTube ibintu byose ukizeho abantu barareba kubera ko ni ibintu by'ubuntu abantu nyine bakunda kubireba niba rero babireba ntagafata umwanya wo kuvuga ngo reka mfate filime yanjye nyishoremo amafaranga menshi nkore karite ishoboka noneho nzahereze platform cyangwa se televiziyo runaka zibashe kugura igihangano cyanjye nkuremo amafaranga ugasanga arimo aravuga ati kubera ko YouTube n'ubundi ndubona amafaranga makeya reka nkoresha amafaranga makeya ugasanga byafectinze ya karite muri rusange numva rero niyo mbogamizi irimo nacyo kintu tuba tugenda dushyiramo imbaraga buri munsi dukora n'ubuvugizi tuvuga ati abashoramari mushore muri sinema kugira ngo tuzamure ya karite ariko tuzamure na income ibasha kuvamo kuko nemera ko filme nimwe muri secteri zifite amafaranga iziri kariyeri ndetse zishobora kwinjiriza n'igihugu amafaranga menshi cyane ndetse zishobora no gukorera n'imirimo myinshi kuruta andi masecteri kuko n'urugero nka filme imwe ijyamo abantu benshi ushobora gusanga filme imwe ikinweho n'abantu barenga 100 ugasanga technical crew yayo irimo abandi bantu barenze 100 ugasanga nka filime imwe ishobora guhereza akazi abantu bari hagati wenda y'100 na 500 bitewe na budget yayo icyo gihe rero haramutse habashe kuboneka rya soko rituma umuntu amafaranga ashema yakuramo ku ruhande rumwe bishobora gufasha kugabanya unemployment mu gihugu k'abantu benshi babasha gukora ariko bikanazamura na yakarita umuntu yakora akakuramo amafaranga bituma biba kariyeri noneho abantu bagiyemo bakareka kujya gufata amafilime yajyana kuri YouTube ahubwo hakaboneka isoko rituma amafilime bayacuruza bakunguka noneho ubundi hasigaye bagatera imbere muri rusange ibyo byacakavuye muri rusange kuko urabona wenda nko mu minsi yashize abantu bakoraga filime bakazicuruza ku ma DVD cyangwa ku masede amasede muri iyi minsi sinzi ko bapfa kuyibona za cassette exactly so aho rero bisa nkaho bicikiye hajemo icyuho wenda ubu ngubu hari amaprati ubundi bukanaje nkura n'abantu nyabugo wagohereza gasede bari kuzenguruka za Kicukiro hano mu magare mu bus station hose ubu ntekereza ko batakibaho bacuruza ari amasede manyeto se ziracyaba hari niba zinabaho zikoreshwa n'abantu bake cyane ariko navuga ko zaracitse ubu ngubu uko internet yabaye nyinshi mu gihugu abantu basigaye barebera ibintu byabo ku matelefone ku makompyuta ku smart TV bigatuma ya masede avaho ariko niyo vision naho turi kujya byanga bikunze rero hajemo icyuho bisanga tutiteguye sanga nta amasede avuyeho nta platform dufite curuza nta mateleviziyo ari butugurire content nta ma theater house dufite usanga ba filmmaker buza ahantu bagirute bashyira bacuruza filme zayo niho YouTube ubundi yazamukiye muri rusange basanga niryo soko rigize ariko wenda hari ama platform menshi yaraje n'urugero wenda nka Cineta nimwe mu platform ushobora gukora filme warangiza ukajyanaho bakayikwishyura audience kayireba nayo dukoresheje bwa buryo bugezweho bw'amatelefone cyangwa se kuri computer numva ko nabyo wenda industry iragenda catching up muri rusange bitewe naho igihe kigenda kiba kigeze muri rusange ikiganiro tubimenye gikorwa kugira ngo bamwe muri bari buze kudukurikira bagire byinshi bunguka ni ikiganiro agiterwa inkunga cyangwa se gifite umufatanyabikorwa Eric Tech nyine ni ikigo cy'ikoranabuhanga bagufasha kubona computer nziza haba kuziga no kuzikoresha ndetse nabifuza kugura mudasobwa zihendutse no kujya muri Eric Tech Kimisagara ku muhanda nyine hagati ya station n'isoko bikagenda neza cyangwa guhamagara kuri 07833352 bikagenda neza. Hari kibazo warukomorejeho cyiza ni ikibazo numvaga ndibuze kukubaza ngiye kubwanye naje gusanga ndi nk'umuntu ugiye muri cinema nanjye cyangonga nanjye biriya bintu nabonye abandi bari gukora bimwe twise nk'ibishegu kuko twabonye twawashoye ukeneye kwinjiza amafaranga kuko naje gutekereza no mu bushakashatsi nanone butari bwinshi nakoze insanga nta mbuga cyangwa se platforms zishobora kuba zacuruza cinema mu Rwanda mu gihe zimwe twavugaga hanze uri bujye kuri Netflix ukajya n'ahandi hatandukanye ukagura filime cyangwa ukayireba cyangwa se kuko wa mugani wavuze ati nta filime iri seriye cyangwa se nzima twakita filime nyine wapfa gusanga kuri YouTube nibyo uzasanga cinema nyinshi zitambuka ku ma smart TV ku afite ama televiziyo bigoye ko wapfa kubona iriya cinema iriya filime iri kuri YouTube byo biragoye rwose kubona umukoresha urubuga rwa YouTube murabizi ariko tugaruke mu Rwanda wacu waruvuze ati hari kuna ama TV atari gutanga isoko cyangwa se kwemera kutugurizo filime zakinwe ntago bishobora kuba biri guhura na kuba za filime nyinshi ziri karite zikeneye kwakirwa urabona nko kuri RBA ntago hajyana televiziyo y'abantu bari kwigisha ngo
bizagenda gutya na gutya ibintu ubona bitaboneye kuri flash n'izindi TV kuri BTN ntiwafata televiziyo ntiwafata filime iri kwigisha ibintu bitarimo na 0.5 by'umuco nyarwanda bidafite icyo bimariye societe wenda uretse bya bintu twavuga by'urukozose ugasanga biragoye niba hari hakirimo ikibazo ku badirector dufite hanze wenda ubwo ndetse nabo twakita abakinnyi kukuba nabo ubwo bari kwirimita kwishakira amasoko cyangwa kubona bifuza kubagurira ibihangano. Nkuko bivuze nibyo ariko icyo nemera cyo nuko kuba umuntu yakora filime idafite karite cyangwa se filime y'ibishegu cyangwa se ibindi muri rusange ani bishingira ku bumenyi. So nibyo nahereye nkubwira nkavuga nti dufite aba director benshi hano muri iki gihugu bazi sinema bakora neza ariko dufite n'abandi benshi kuko nakubwiye babikoraga bari muri bagende kuri passion yabo bafite yego ugasanga rero wenda bafite ubumenyi buri limited bigatuma wenda bene affect mu byo bakora ariko kuko nakubwiye wenda muri iyi minsi bitewe wenda n'amashuri yagiye aboneka bitewe n'ama training agiye aza mu gihugu atandukanye ubona ko karite igenda yiyongera muri rusange. Hanyuma ikintu none wenda kiza none nkuko navuze nk'iyo hari ukuntu ubundi iyo wize sinema ushobora gukora karite ariko ugakoresha budget nkeya ibyo nabyo birashoboka. So nubwo wenda dufite ikibazo cya budget wenda mu gihugu muri rusange ariko ufashe wenda make ahari ukayakombina wenda n'ubumenyi buhari hari icyo wakora ego ari naho wenda mvuga wenda kuri rusange wenda ku ruhande rumwe amateleviziyo sinarenganya kuko usanga wenda content zibageraho hari ikintu kibura bakavuga bati wenda ntabwo turi ubashe kuyifata ariko n'amateleviziyo dufite nayo ubushobozi ni buke bujya nabyo tubirebera muri yo ntabwo amateleviziyo dufite mu Rwanda wenda uvanyemo RBA ifite amafaranga menshi ariko izindi zigenga ntago nazo ziragira ubushobozi buhagije bwo kuba zashora muri filime cyangwa zagura amafilime kuko niba ukoze filime urebye nk'ahandi kuri pourcentage ninosanga filime iri mu mamiliyoni nugero kujyana kuri televiziyo barakubwira ati filime ni nziza ariko nyine budget ni ikibazo ugasanga wenda nayo iguhaye amafaranga make ataragira icyo sovinga mu bibazo wari ufite atabasha kugera ku gishoro washyizemo bigatuma rero usanga n'ubundi hahoramo ako kantu kuvuga ngo isoko ntago riragenda neza mvuze ngo wenda n'umuntu utimo turashyira imbaraga no kubaka isoko kubaka isoko d'abord noneho ibindi bizagenda biza nyuma. Dusoreza kuri iki rero cyo kubijyanye no gutunganya firme ndetse n'ibiyikomokaho cyangwa se bifite aho bihuriye nabyo mbere yuko turi buze kwinjira ku bijyanye n'ibikorerwa muri KFTV ni hamwe mu hantu nzi haciye hazanaca abajene benshi cyane mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo ariko tubanze dusoze kuri aka ko gukora filme niki wabwira rero abashoramari kurikije kubona bihagaze se kuko filme na hantu umuntu hari abantu badashoramo kuko badafite amakuru bavuga ati banasaba abajene mbona bikorera ibintu byabo gutyo nyamara ndabona za reyo urabona hari ibigo byinshi byatangiye kumenamwe amafaranga bagirana imikoranire ariko ugasanga muri filime abakinnyi runaka company runaka ikora filime nta bafatanya bikorwa barakizizira barakiranja abashoramari nicyo bababwira dusate umusozo kuri iki gice. Cyo nabwira abashoramari nuko batinyuke baze bashore muri sinema ubundi sinema ni imwe muri sector uramutse yishyuyemo amafaranga ntiwahomba kirasire ntiwahomba. So ubwo wenda kiba gisigaye wenda no kubegera tukababwira bakabyumva ariko nabo bumve ko sinema bayifate nkuko washora mu kindi kintu nako washora muri sinema kandi washuye muri sinema byanga bikunza amafaranga bashyizemo aragaruka kuko nimwe muri secteur ikunzwe ku isi nimwe muri secteur donc zifite akazoza niko navuga muri rusange mu Rwanda. Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu.
nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri tekerik007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko